nzababwira ni mujye ikuzimu. Perezida Kagame ku bashaka kugena uko u Rwanda rubaho. Ibihe byiza abateze amatwi MTK TV Show, nongeye kugusuhuza aho uherereye hose. Iyi nkuru tujya kubasomera ni inkuru yanditswe n'igitangazamakuru cya igihe.com, yandikwa n'umunyamakuru witwa Nshimiyimana Jean Baptiste. Ifite umutwe ugira ati nzababwira ni mujye ikuzimu. Perezida Kagame ku bashaka kugena uko u Rwanda rubaho. Perezida Kagame yatangaje ko abanyarwanda bakwiye guhora baharanira kubaho ubuzima bifuza, aho gutegekwa uko babaho cyangwa guteshwa agaciro, babwirwa ko babayeho ku bw'impuhwe z'undi muntu, ndetse ngo ushaka kugenera u Rwanda uko rubaho yitwaje ibihano azamubwira ngo jya ikuzimu. Yabitangaje mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 byatangiriye ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ruri ku Gisozi. Perezida Kagame yavuze ko Abanyarwanda n'Abanyafurika bakwiye kugira imyumvire yo guhora baharanira uburenganzira bwo kubaho neza. Ati ubutumwa bwanjye bugenewe n'abandi Banyafurika babaho gutya, umunsi ku wundi bateshwa agaciro, bakabyemera, bagasabiriza. Nta muntu n'umwe nasaba kubaho. Tuzarwana ntsindwe, ariko hari amahirwe menshi y'uko iyo uhagurutse ukarwana ubaho kandi ukabaho ubuzima bwiza bufite agaciro ukwiye. Yavuze ko hari abarwanya u Rwanda bazenguruka amahanga bakwirengagiza imvugo y'urwango bakaruteraniraho barushinja ibinyoma, nyamara hari ibimenyetso bifatika bibavuguruza, ariko kubera inyungu z'ibihugu bikomeye ntibihabwe agaciro. Ati hirya n'ibyo tugomba kubaho ubuzima bwacu, tugomba guharanira tugomba kubaho uko dushaka, kandi nzabwira uwo ari we wese imbonankubone ngo ajye ikuzimu. Nihagira uza yivugisha ngo tugiye kugufatira ibihano iki, nzajya ikuzimu. Jya ikuzimu. Ufite ibibazo byawe, genda uhangane nabyo, undekere ibyanjye. Perezida Kagame yashimangiye ko iyi ariyo myumvire Abanyarwanda bagomba kugira mu buzima bwabo bwose. Yavuze ko adahangayikishijwe n'imbaraga z'ibihugu bikomeye ku isi bitura, ahubwo afite ikibazo cy'Abanyafurika bamaze imyaka magana bategeye amaboko abandi, uburyo bisa nk'aho ubuzima bwabo ari undi babukesha. Ati ku Banyarwanda, ku Banyafurika bicara bakumva ntacyo bibatwaye gufatwa nabi, izo nizo mpungenge zonyine ngira. Ni ryari Abanyarwanda, Abanyafurika bazajya gufatwa nabi kageni, kubwirwa ko nta gaciro ufite, kubwirwa ko ugomba kubaho ubikesha undi muntu? Biteye isoni kubona abantu babyemera, niyo byaba igihe gito. Ntimugomba kubyemera, mugomba guhaguruka mukirwanirira. Inkuru yakomeje hasi ivuga ngo ibihugu biyobowe n'abayobozi bakoreshwa n'ibikoresho by'ibihugu bikomeye. Perezida Kagame yavuze ko hari ibihugu biyobowe n'abayobozi bameze nk'ibigoryi, bakoreshwa n'abanyamahanga bakiba umutungo wabo, nabo bagasahura ibihugu byabo bakikungahaza, nyamara abaturage babo bicira isazi mu jisho. Ati bagakomeza kubibira umutungo kamere wagakoresheje neza mu guteza imbere abaturage babo, bakikungahaza bakaba abaherwe, bakijijwe n'abaturage bakennye bashonje. Abayobozi babo bakaba abaherwe, ariko amafaranga y'abaturage yibwe, bakaba ari bo bakirwa mu mirwa mikuru y'ibihugu burengerazuba bw'isi, bagashimangizwa. U Rwanda rugaharanira bikorwa muri Loni, abo bakaza buri wese ari ruhakwa.
yakomeje ku mvugo za Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wavuze ko azatera i Kigali agakura ubuyobozi bw'u Rwanda. Ati umuntu agakomeza kuvuga ngo nzatera Kigali nkureho guverinoma bariya batutsi bahirike, barabarambiwe nk'uko byari bimeze mu myaka 31, aho kandi ukumva nta kibazo abanyembaraga badutegeka ibyo gukora ntacyo bibatwaye, bagakeka ko natwe twabyemera. Ku mugaragaro imvugo z'urwango kwica abantu ubaziza icyo bari cyo ukabirukana iwabo bakaba impunzi, yanenze ibihugu bikomeye bigenda bitwara impunzi urusorongo bikajya kuzituza, ariko n'ubu u Rwanda rukaba ruzicumbikiye izirenga ibihumbi 125 ziganjemo izo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reba ko wakanze like ku iki kiganiro, urebe ko wakanze buto ya subscribe, ubundi ushyire igitekerezo cyawe ku biganiro tugenda tubagezaho buri munsi, ubundi ujye ubana natwe. Kora no kuri all notification kugira ngo ujye ubona ikiganiro cyacu dushyizeho ako kanya. Ndabakunda cyane, mureke twifurize imiryango y'ababuze ababo muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 gukomeza kwihangana. Ndabakunda cyane. Somebody has agents, orders them, pays them to go everywhere preaching hate speech, killing people in broad daylight, setting fire on these people, burning in broad daylight. And when it comes up for discussion, they say, no, it's not this one. No. You see some other people, we look for them. But the person keeps coming up. They say, no, I will take the war to Kigali, I'll remove the government, these Tutsis, we are tired of them, like we were tired of them 31 years ago. Here, and it's okay. These wonderful people, these powerful people who tell us what to do and what not to do, they are okay with that.